Yes, tubahaye ikaze mwese ku Ibendera TV. Njye ndi na Christine Hirushwa nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kubagezaho bimwe mu byo wamenya ku kiribwa bita igitunguru, gifatwa nk'ikiribwa cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu, haba mu kukirya no kugikoresha nk'umuti. Ese wari uzi ko igitunguru gitukura ari umuti? Akenshi tugikoresha nk'ikirungo tugiye gukaranga ibiryo cyangwa se kugishyira ku ifiriti na salade, ariko ubusanzwe ibiryo kirimo birahumura cyane, ni nabyo bituma igitunguru tugikunda. Ariko ku rundi ruhande buriya igitunguru ngo ni umuti, kuko uzagisangamo intungamubiri nka vitamini ya C, vitamini B6, vitamini 9, calcium na sodium ndetse na vitamini ya A. Akamaro kacyo kandi ku buzima buriya ngo ntabwo kagereranywa, kuko buriya iyo uriwe n'uruyuki gikate ugitsirime ahariwe, kuko ngo bivura kubyimbirwa no kuribwa cyane cyangwa kukihacyata. Igitunguru kandi buriya ngo gishobora kugufasha kwirukana inzoka mu nzu yawe. Ngo mu gihe ubonye inzoka mu nzu yawe, gikate ushyiremo aho ukeka ko inyura, ubundi ngo uriya mwuka wacyo uzahita wirukana byihuse inzoka mu nzu yawe. Igitunguru kandi ngo kibamo quercétine, ikaba izwiho guhangana na kanseri. Buriya kandi ngo kukirya ari kibisi bifasha mu kurwanya cholesterol mbi mu mubiri. Iyi cholesterol mbi ituma umutima utera nabi. Amababi y'igitunguru kandi akize kuri vitamini ya A, kuko kuyateka mu biryo bifite akamaro. Iyi vitamine izwiho kurwanya ubuhumyi n'imikurire mibi ya muntu. Igitunguru kandi kiri mu miti ivura inkorora, gripe ndetse kikanarwanya mikorobi. Igitunguru ku bagabo ngo kukirya bituma cyangwa se birinda kanseri ya prostate. Kirimo kandi ngo chrome, ikaba izwiho kuringaniza isukari yo mu maraso. Igitunguru kandi ngo kigira vitamini ya B9 cyangwa se B9, ifasha mu gutekereza neza, gusinzira neza no kugira apeti. Igitunguru kandi cyiganjemo vitamini ya C, izwiho kongera korogene, ifasha mu gutunganya umubiri n'umusatsi. Ariko kuvuza igitunguru bisaba kukirya uretse kukuribwa n'uruyuki. Kubirya no kubihekenya, kubitekesha ibiryo no kugenda ubirya muri salade ndetse no mu bindi. Icyitonderwa ariko ngo kuri bamwe bishobora kubatera ikirungurira cyangwa kuzana ibyuka mu nda. Icyo gihe ubikoresha mu biryo gusa, kuko ngo ntacyo bitwara. Ikindi, aho kubishyira mu mavuta wacaniriye, ahubwo ngo jya ubikatira hejuru y'ibiryo ugiye kubiterura ku ziko, ngo niho biba bigifite umwimerere wabyo. Reka tubashimire cyane. Ni Ibendera TV, mukomeje kugenda mubana natwe. Turakwibutsa gukora like na subscribe, ndetse ubu butumwa ukaba wabusangiza inshuti n'abavandimwe bawe mu gihe ubona ko ibyo tubategurira mu by'ukuri byabafasha ndetse bikabagirira umumaro. Nitwa na Christine Hirushwa, ndabashimiye.